ubundi urukundo nukukunda umuntu urukundo rwanyarwo nawe akaba gukunda urukundo rwanyarwo. Nese papa ejo ndiko nabaje umukobwa ngo urukundo niki akatansubiza ngo urukundo ni itsinda rinini ry'inote za 5. Venosia. Oh, sorry. Izi ni indirimbo waririmba wenda utetse nk'icyayi, ntabwo ari indirimbo zo kuririmba ujyana mu rushanwa sebyo. Gerageza yindi waririmba ariko iyo ntabwo ari indirimbo wajyana mu rushanwa sebyo. Oya urimo urambeshya reka ndeke. Sawa reka nkureke aribyo ndimo gukora, ndimo koza isafuriya. Nzagusanga ndukora. Ndahazi. Yesu we indaya mbaya. W'Imana reka twigira mu mwuka. Somera mu Migani umurongo wa 1 igice cya 5. Haranditse ngo nuko Satani yinjira mu isoko abantu bose bamubonye basohoka biruka. Venosia. Tumaze iminsi myinshi tudahura ndi kumwe n'izi nshuti zanjye, nkora mutima zanjye. Nkora mutima zawe. Very nice to meet you. Nuko yakamwana nanjye twakubomora. Damaye uramenye ako kantu ni kabi. Inkora mutima. Ahubwo uri mabuja wacu mu byo kubomora byawe uzikomeza kwigisha abantu bose kubomora isi yose ni bomora. Uyu munsi wa none kuba uri muri Kigali udafite amafaranga andikaho mu byaha wari ufite n'icyo giteranyeho. Icyo wenda yakamwana icyo duhuriye. Ntabwo tujye mukaraba. Manase nubwo wenda ntabwo unzoka ariko ntabwo wigeze uzinywa, ariko twari twazinyweye umuro ukamenyera alikoro yuziretse urigunga ukajya gute ukananywa wapfushe nyoko. Burese umusaza umwe wahasigaye Satani aramwegera amubaza ati wewe kutirutse naguninya. Umusaza aramusubiza ati nagutinya gute kandi narashatse mushiki wawe. Venosia. Nege nayo ndabishaka. Kumbona ari nkaho ubishaka wenyine. Smart. Sa barambuye Vierge. Sio mbuye. Kabisa. Niyo wa mbere mfumbi. Vierge mu Kinyarwanda banavuga sugi. Nange kuva navuka. Sinakora iki? Ukuri. C'est vrai. Mu Kinyarwanda bavuga manzi. Manzi irahura na sugi. Muriro gwaka. Perezida wa Kongo yitwa ariko wakunda kuko ari iwanyu. Kongo yitwa Seketi. None mu magambo arambuye nzovu televiziyo mu magambo arambuye. Televiziyo. Hanze na hano. Wasi tekinike se. Data. Televiziyo le. Tekinike le. Niye ndumva yaza mu Rwanda. Tekinike Rwanda. Yamana unakunya mashuti sana bana. Urangije umusaza aravuga. Uhagaze aho ngaho
ngo nagutinya gute kandi narashatse mushiki wawe. Haleluya. Avenosia iza ndirimbo baririmba banyonamo karaoke ni nkanuza nkizo bita salsa zose zibyinwa kimwe salsa na karaoke na sorbotomu ziribuze ni inyanya ndashaka gutandukanye igisope n'ikimansi. oya ikimansi cyarakizi Arakizi gute se? igisope na karaoke igisombe ari akuburangira tanga nawe ko urakira bakasata muzabya buriya urukundo ni rwiza cyane cyane iyo ukunda umuntu nawe agukunda. Ariko papa urukundo ni iki? Avenosia Dusome igitabo cya ugize ngo iki? nagira ngo dusome igitabo cya Apotre. Okay, basi ngewe ikibazo cya nyuma Apotre. Ndabashoje mwese. Wigeze kuvuga ko ngo hari abagutinya wowe wisesenguye ubona utinyitse. Ibyo ni uburenganzira bw'uwo frere. Ariko reka subize ariko. Kandi umusesenguzi. Uko byamera kose uko ndi kubumva namwe abanyamakuru aho ngaho ntago mwanyigiraho two mwiboneye. Noneho ngewe reka nkwigireho ko niboneye. Kazi nzabona ujye ushyira muri imagination tubwire ukuntu busheri yaba yitwa mu cyongereza ugereranyije. Busheriete te Ubundi urukundo ni ukukunda umuntu urukundo rwa nyarwo nawe akaba agukunda urukundo rwa nyarwo. Mbese papa ejo ndi kubona baje umukobwa ngo urukundo ni iki akatansubiza ngo urukundo ni itsinda rinini ry'inote za 5. Avenosia Washimye kurongora umugore usurya. Uyu mugore ni mwiza ndagapfikigiye. None rero twagiye tumusuhuza tumwitaza. Ndagira ngo wegere umwana mufungane bukwase sinshaka amazamu hagati yanyu. Kandi wakoye akora iyo ashaka nakubwira iki reka njye kwinywera inzoga. Ubu ni gute umuntu w'umusore ararira ibiryo nk'ibi igihugu cyaterwa bakamubyutsa ngo nawe najye gutabara igihugu. Ubu ntibamureka akiryamira we na bwacye akajya kuvoma. Ese muziye proof ushobora gutanga ukavuga ngo Yulia ntabwo ari njyewe, Yulia maybe ashobora kuba asa nkanje cyangwa Yulia yari yambaye imyenda yanjye cyangwa niziye proof ushobora gutanga ukavuga ngo Yulia ntabwo ari njyewe? Kari agatishati ntako nigeze umwenda utukura nta nubwo nkunda imituku cyane. Hanyuma se umuhiri amagi umeze ute? Gahirimbana na bene wanyu. Uri bene wacu nje kuguhirimbiraho nyine. Ngaho mpirimbira. Gapfuta mbyino wa gisambo. Nuko narezwe wa mabyumba nk'ututsi. Kariko ibyari by'abakobwa ba kera. Abakobwa b'ikigero ubwo babeshyara. Shabyihoreye papa abakobwa b'iki gihe barabeshya kurya umusanzi kuzimu yatakuga ko ari yaraje kuhareba. Avenosia ihene mu cyongereza sizo wirirwa inyuma ihene se mu cyongereza barasibushe. inzovu byari imbogo gutese Ubyanze bikunza ukuntu wabigenza. kandi nyaga uri ikigoryi wowe Uratangiye nishawe uratangiye. wavuye hejuru ya Foramina
avaho uruhuka kubitwa n'agacagatsi mwiyame kandi wa mugore we nagucuruza inda kuko kugira ngo ntabwo nzi gutukana imbwa ngo ndagakwitwa n'agacagatsi ndumiwe Satani yigometse ku Mana Imana imuha igihano cyo kumujugunya ku isi. Nese papa inzu Satani yabagamo mu ijuru yabonye umupangayi Venosia reba usa nk'Imana cyagisa nk'Imana Kureba ko Imana yabisa nabi nawe uri mwese Nyaruda Imana urayizi twese ko twicara dusa nabi kuri tutatu mu ishusho y'Imana umuntu umuntu ari mu ishusho y'Imana ntago biba ari mu ishusho uri mu ishusho ya so indeze wowe turi mu ishusho y'Imana nye toka Imana isagurishyo nire wayikurikira Urabona hakorwa iki kugira ngo urubyiruko rukuramo bahabwa imyenda idafite imifuka Venosia yivanze n'inzoga n'inzego itonde akuzize imgetu ngo birwana Pastor icyaha cya mbere cyamba ni icy'ubusambanyi urasambana ndasambana rwose sambana busazi busazi agasoma na bununi ndenze n'isazi kuko ngewe mbifitiye n'ubumenyi kuko ngewe nasambanye wasambanye he n'ufite ubumuga bwo kutavuga ariko bakunze kwita ikiragi mbese ageze mu byishimo byenda ibye byanyuma aravuga ngo mitamwe se mbikoze n'ihene DJ hariya kubitaho we data we ye baba data we ngo ikigeragezo ni cyiza ujye ushaka uburyo ukikuramo nk'ubu nanjye iki ni ikigeragezo mfite wa mwana ndi gushaka kukwicaho wasanga usi kuri kunyikiza kandi ari Imana iri kukunyiza Venosia ngubu none nacyo Imana isa nkaje mwayikurikira Imana isa nawe isa nkaje mu maso ese ubu mwaje kuyisenga ubuse ko bakurikira ingagi ntago usa n'Imana usa n'ingagi ingagi uyasa nk'ingagi ingagi zizana amadovize uyu ninde we mu cyarugendo wajya kumureba ibintu twumvise birimo biraturagurika mu gitondo tumujyaturika rugaga wagira ngo n'ibigori byaturikagwa ariko aka kanya imbunda za turazaziri zikomeye nizo zirimo ziramo ibi bintu murabimenye data anu mwirirwa muduhamagara ba dadi ba papa ndiso wawe gutuje jewe ndiso kuva sanga kuva jyana nzovu rero ariko ndabona umutwe wiyongereyeho iyi n'ubundi amaze kuvuga umutwe ako nzovu umuntu abyibuha umutwe se none abanyamurenge bigeze gukora igiterane cyo kunsengera gusa wari ubizi nibyo guhera muri Amerika huba kugeza aho bari hose ku isi hose baravuga bati ni umunsi wo gusengera supermanager cyari ngomba gushaka umuntu cyaganisha mu bazima umuntu wese uzi ukomeye umuvuga butumwa wemera Imana uva muri society yararimo akora ibitangaza bigashoboka yasubiye mu byaha shabyibore papa nta kintu kibasa no gutega indobo n'umusore udafite ubwanwa kuko niyo ukoze ku isahani y'ukuyoza uhita wiyuka imisaya ye Venosia ukamugira cyane jewe ni umubaji w'intuza ndogoshaga ariko nkuraga mu bintu byo gukupa indabo n'abantu bambwiraga bati twikorerera utuzigo nka twikorera ndi n'umukomvayeri Nyabugogo turashize none arakumusigiti uzukora iki muri bikira ukora iki umufundi mfite sheri
akasore kweja arankunda ni mwija arasa neza ni imbwa ariko nta mafaranga afite ariko ni mwiza kandi mujya inama yasashimwe cyane nakubwira ati mpaho nubwo byaba ku manywa muheze ndumiwe wasomye bibiliya ni igiki cyatumye imana itica satani ikamuha igihano cyo kumujugunya mu isi? impamvu imana yaroshyeye satani ku isi n'imwice ni uko satani n'ubundi yapfa yari kuba yitabye imana. Venusia nakubwira ati mpaho nubwo haba hari abashyitsi ntabwo mujyana nabo abashyitsi arongoye wowe genda umuhe byaba ku manywa byaba nijoro muhe. abana ndabareba bari arabana abahungu arabakobwa ngibi abahungu bo ntabakibaho ubonye umwana w'umuhungu kararira ngo umukobwa yamwanze. Vunda kubona kuri swag zawe nuko mwifite swag nshyashya ebana nawe ukabisa uzikuramo irangi. Iyi ni urabizi se uko ni imyenda mishyashya mba mbonye iyo mba mfite mbere ndereka ikabanza nayo igasubira bushyashya umunsi nongeye kwambara imaze igihe bazajya ngo n'indi mishyashya nazanye. Inka ruhuza ndekwe turashize dutangiye 2025 munyitondere kuko nimutanyitondera umwe ndaza kumugwa nabi. Inka uramenye ako kantu ni kabiri umwaka nabyaraga kabiri kugira ngo abana batungwe n'ubutoki batungwe n'abira babonye weretse nkazamuka nkajya hari nkagaruka kubyara inshuro ebyiri mu mwaka ntabwo birashoboka ibyo bintu bibaho. Ibintu bibaho ntabwo bibaho wacu kwa rudo nabwo musisi byabagaho. Ugakamara amafaranga oya papa nawe bibeshyera abakobwa bose nari ahubwo niwe washatse umukobwa mugufi. Venusia Ngoko ahita chicken. Iye ne bakayita. Yeah, God is the judge ibibazo. God. None si wanyu uru wakangahe? Na birete baduhaye. umwaka ushize utoga uheruka koga umwaka ushize narizo iyo sabune mabuja narizo iyo sabune akira ngo hena kaga mukarabye atashye no umugongo nzatinyuka birimo kunze avuze ngo harimo ibihekane bibiri watsinzwe n'ibitabo Ntega ntacyo bidusobanuriye nibyo nashakaga. Seru bitatu Yego narwa nibitabo kapuri yari kubera icyo mbwiye gutyo dore ikibi cyo gushaka umukobwa mugufi nuko aba yegera umufuka wawe. Venusia abantu mwese muzi ko mwaneranyije n'abakapo banjye umuntu waneranyije na Murinda Habirene umuntu waneranyije na Yago umuntu waneranyije na Rigani uje kubaza ubwenge ngiye kubaza ibintu by'ubwenge ubwenge bw'iki sabi kandi nazanyari ko nge naje mu myitozo mu nzovu. Icyanyuma u Rwanda rugizwe n'uturere tungahe? Tubiri.